Haleluya, haleluya. Dore turi imbere yawe kubera kuri Imana nziza. Hari ibyifuzo byinshi biri mu bwoko bwawe, kandi ibyo byose urabizi kubera kuri Imana. Abantu bawe turi mu nzu yawe, subiza umuntu wese ukurikije uko umutima uri. Komeza kwesha icyubahiro kubera kuri mwiza. Twamaganya abazimu, twirukanye imyuka mibi. Reka iri teraniro ribonekemo umugisha wawe. Tugaretse umugaragu ugiye kuvuga ijambo ryawe rero, tumuhagaritse mu butware bwawe. Reka uvugire muri we, niwe uzi ukwiriye imitima yose. Reka mwami tubashe kumva icyo ushaka kuvugana natwe. Hazi iyi mitima yose iri hano, tubashe kumva icyo uvugana natwe kubera kuri Imana nziza. Komeza kwesha icyubahiro uyu munsi wose, komeza gutegeka no kuganza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turashima Imana cyane kuba yitwemereye kuba muri iri teraniro kuri iyi tariki y'uyu munsi. Ntabwo bidutunguye kuko isezerano dufite n'iryo kurindwa n'Imana. Uko bucya n'uko bwira tugenda tubona kugira neza kw'Imana. Ab'Imana yarinze twese ndagira ngo twayiha amashyi n'impundu. Imana ishimwe ntikabura amashyi n'impundu twateranye. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma umurongo wa mbere, turaza no gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ku gice cya 4. Murongo ndawubabwira tugiye guhasoma. Dusome mu izina rya Yesu. Matayo 5 murongo wa mbere turasoma tugeze ku wa 6. Abonye abantu benshi azamuka umusozi. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. 6 ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Amen. Turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4. Turasoma duhereye kuri umurongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari y'Imana ni y'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni ryo kwemerwa kandi
n'iryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose. Amen. Mureke dusenga Imana. Bivuze ko twakongera guhaguruka. Bibiliya irimo ibintu byinshi, kandi abagenzi bajya mu ijuru nta kindi gitabo cy'amategeko kiriho. Bakuramwo amabwiriza agomba kubayobora kugira ngo intego y'urugendo rwabo izagerweho. Ni Bibiliya rero. Ije navuga ko mu gihe cyo gusenga abagabo bakwiriye no gusenga bagashyiraho n'akarusho, ntibasenge bifashe ngo ahubwo bajye barambura n'amaboko. Baba bakwiriye no kurambura amaboko, kuko ibihiga abantu aho bibanziriza ni ku bagabo. Shimye Imana rero kuko abagabo twateranye ibyaduhize bitadufashe, ubwo no gusenga turambuye amaboko n'akarusho. Mana yacu iri mu ijuru, Data ukiranuka, turi imbere y'Imana ishobora byose. Duteranyijwe nawe kuko ni wowe wemeye ko duterana. Bizagombye gutuma tudaterana byari bihari, kimwe nuko hari abo tuzi bari bafite ishyaka ryo guterana bagaterana nk'uko twateranye ariko ntibyemeye. Abo ni bamwe mu bagabo, ariko ntabwo twatesha agaciro imirimo wakoze kugira ngo urokore ubugingo bwacu nk'abagabo, ugatwemerera kwicara mu nzu yawe kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Ukarengera ababyeyi, ukarengera abana, ukarengera abasore abakobwa, ukarengera itorero, ukarengera abagenzi, ukaduhuriza mu nzu yawe tugiteranira i Beteli, turi bazima twitse duhumeka. Turashimiye Yera yahagaze aharengeye igashinga ibendera ryo kunesha, igatwemerera gukomeza guteranira ahangaha kuri iri torero. Ntabwo ari imbaraga sin'amaboko. Hari abantu bari bakomeye, bari bafite imbaraga, bakoze ibyo bashoboye, ariko guterana kwabo bikaba bitari kwemera ab'Imana yagiriye neza. Ukaba ugitwemereye kuba turiho akarusho, tukaba tugiterana. Tugukomeye mu mashyi, tuguhaye impundu. Izina ryawe niryubahwe, icyubahiro ni kibi cyawe, amahoro yawe naganze. Natwe turagusabye ngo twoherereze imbaraga zigumya gutuma duha agaciro ibyo wakoze uyu munsi. Nange shyigikirana iri teraniro iminota ngiye kumara aha. Ndabari nge Kristo Yesu wavuze akazakorera muri twe, akagendera muri twe. Niwe nifuje kugira ngo yimenekanishe, asohoze umugambi we nk'uko abishaka. Turangiza tuvuga ngo icyubahiro ni kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Namwe mwongere ngo amen. Mushigikiye ibyo tuvuze, ubwo namwe muravuze ngo nibibe bityo. Haleluya. Mfite intashyo. Icyumweru cyashize narindi mu karere ka Rusizi, mu birwa bya Nkombo, Nyanya. Barambwiye ngo nzabasubize mu izina rya Yesu. Narindi mu rurembo rwa Muhoza, Kigali, Muhondo. Nabo barambwiye ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu. Rakoze cyane. Aha hantu ni heza, mu nzu y'Imana ni heza. Murumva atari heza? Ni heza? Muguwe neza? Muri kumva turi kuruhuka neza? Nukuri ibi byiza dufite hari abantu batabifite. Ibyo wumva ari byiza, ibyo uri kubona byiza, ibi biguteye kunezerwa, ibi bitumye wicara ugatuza, ibi byatumye uhura n'abantu mudaherukana. Hari abantu batandukanye urya munsi na n'uyu munsi ntibari kongera kubonana. Mumva ari byiza, mwaha Imana amashyi. Imana ishimwe. Ibikorerwa aha ni byiza, ibivugirwa aha ni byiza.
uko waje mu nzu y'Imana ni byiza, uko wicaye biteze amatwi ni byiza, ibi ngibi abaririmbyi bari kuvuga ni byiza, uko mpagaze hano imbere yanyu nabyo ni byiza, uko umuyobozi wa gahunda tuyoboye si byiza, uko umushumba ayoboye iri torero si byiza, uko nanjye mpawe umwanya wo kuvuga Imana si byiza. Ibi bintu bikorerwa aha ni byiza, nibyo Beteli iri butubwire ni byiza. Ikibazo dufite ni uguhuza ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Muraho mfite ijambo rivuga ngo intego y'urugendo ufite ni iyihe? Gufata ibyo tuvuga, ibi ngiye kuvuga, kuza kubifata nkabihuza n'ibyo nkora, naho ikibazo kiri. Muraho, kuko ntawe utavuga, uko winjiye nta muntu utakwinjira, uko umbwiriza ntawe utajya ubwiriza, uko turirimba ntawe utaririmba, uko wavuye iwawe ukaza ntawe utaje, n'abataje uyu munsi bazaza nditubakiriwe witeka. Ikibazo ni ugufata ibi tuvuga, ibi twakirira aha, tukabihuza n'ibyo dukora. Icyo nicyo kibazo cyonyine. Ariko muraho, hari umugabo wari ufite umugore. Uwo mugabo yari afite, niba ari impano niba ari iki navuga, yari umuntu mubi w'umunyamahane. Yari umunyamahane mu rugo, umudamu we yari abizi ko ari umunyamahane. Abana be bari bazi ko ari iki, ari umunyamahane. Muri karitsiye bari bazi ko ari umunyamahane. Aho yacururizaga bari bazi ko ari umunyamahane. No mu kagari bari bazi ko ari umunyamahane. Ariko noneho akaba yari afite, niba ari umwuka, niba ari iki, muraza kumfasha, wenda muraza kumenya aho buri muntu yamukarasa. Yageraga mu nzu y'Imana akaba umuntu uhoze, umeze nk'igikoma kimaze nk'iminota 5 kikajya hagaho. Igikoma mujya mugiteka, ababyaye wenda hari abatakinywa batabyaye, ariko utese igikoma kigashya neza neza, wamara kugiteka gihiye neza ukagisuka mu gikombe, iminota 5 ndicyaba kigiyeho urukoko. Nuko Mana ishimwe, ni urukoko. Noneho kigiyeho urukoko, icyo gikoma iyo kireba ntabwo kigaragara nk'igishyushye. Siko bimeze? Uko wakireba ubona gihoze, ubona ahubwo cyarengeje n'urugero rwo kunyobwa cyabaye amazi. Siko mukizi? Iki gikoma uramutse wenda uri umuntu wiriwe utariye, ushonje, hanyuma amarangamutima y'inzara ufite akakohereza kuri cya gikoma utabashije kuverifiya niba gihoze niba kidahoze, ntabwo wakirenza aha. Cyakora amahirwe nuko ubonye ahantu giterera. Uyu mugabo yari ameze nk'igikoma kirangije iminota 5 bagisuse mu gikombe. Iyo yabaga ari mu rusengero yabaga ameze nk'icyo gikoma, ku buryo washakaga umuntu w'umwitonzi warebaga uwo mugabo. Ingorane sasa, yarabwirizaga, agahanura, agatanga inama, mbese muri make ukavuga ati uyu ni umuntu wari ukwiriye kuba mu itorero. Uyu mugore yaruhukaga ari uko bageze mu rusengero, wa mugabo akaba nka cya gikoma. Amahirwe make iteraniro rirangire kare. Yumvaga gutinda mu rusengero ariko kubaka, yumvaga gutinda mu rusengero ariyo mahirwe. Ntabwo yatekerezaga ati uyu mumama, ntabwo yavugaga ati nzarirandiye, yumvaga naho yamurya ariko bakaguma mu rusengero, amahoro arahari. Iyo yasohokaga akagera mu rugo, uyu mugore ntabwo umutima wabaga ukiri mu nda, n'abana nuko
rero kugira ngo ase gufata ibyo avuga ngo abihuze n'ibyo agiye gukora, byari byoroshye. Ngiki kibazo dufite, ngizi ingorane dufite, nuko bimeze. Abantu bagenda nk'abafite inzara n'inyota ku buryo bw'ishusho. Iyo babwiriza ubona bafite inzara n'inyota, iyo basenga wumva basenze ukumva waceceka n'ibyawe babikuvugiye ukavuga ati nta kindi nakongeraho. Iyo bararirimba ukumva n'ibintu bimeze nk'umugese byari ku mutima biri kugenda bimanuka, bakakuba agomba kuzinduka. Biranashoboka kuba nta materaniro yasiba, ariko kuza gufata ibyo yumvise n'ibyo avuga ngo abihuze n'ibyo akora, ugasanga bimubereye ikibazo. Ugiye hanze wasanga nta muntu w'umupagani ugihaba, nta muntu udafite aho abarizwa. Utari umugatolika ni umudive, utari umudive ni umumeto, utari umumeto sinzi n'abandi. Hari n'andi ari kuza n'andi aracyaza, ariko abantu bakabagira aho babarizwa. Wajya kureba ibi bintu rero ukabihuza n'abantu bagombye kubikora ukababura, kuko nta muntu wakumva atavuga ati kwakira Yesu. Wakwibaza none abakozi ba Satani ni bande? Gufata ibyo tuvuga kugira ngo tubihuze n'ibyo dukora, nicyo kibazo dufite cyonyine. Muri aho tuvuga hano twasomye muri Matayo, uyu ba Yohana baramuhanuye atari yavuka, ba Yesaya baramuhanuye, ba Zakariya baramuhanuye. Iyo ugiye no muri Zaburi usanga yaravuzwe. Baramuhanura, baramuvuga ku buryo n'amajwi yabo bari basigaye kuvuga Yesu byonyine, bakamera nka Yesu, ku buryo abantu babyumvaga bakavuga bati uko byasa kose dushingiye ku gihe bamuvugiye. Bumvise Yohana none ari kumuvuga, baravuga ati birashoboka kuba ari we none uje. Abantu bajya impaka baravuga bati niwe uje, dushingiye uko avuga, dushingiye uko agenda, nuko turi kumva amakuru ye. Byashoboka ari byo. Abamwe bati ntabwo ari we, bajya impaka. Bamwe babwira bati he kugira umuntu wongera kujya impaka, nimureke dushakisha abantu twatuma bajye kumutubariza niba ari we cyangwa niba atari we. Yesu yari yaramamaye, atari yaza yarazwi. Amen. Na n'ubu Yesu arazwi, na n'ubu arazwi. Mu kumuvuga rero muri icyo gihe abantu baramutegereje, noneho kumutegereza nk'umwami uzaza aje gukiza imitima, abantu bakura ibyiringiro byabo ku bigendanye n'ubwami bw'ijuru, bahita bamanura ubwami bw'ijuru babuhindura ubwami bw'isi, bategereza Yesu. Bamushushanyije n'ingorane zabo n'amakuba yabo n'inzara yabo, ntibamutegereza nk'uzaza gukiza imitima, ahubwo bamutegereza nk'uzaza gukiza inzara. Ibyiringiro byo gutegereza agakiza mu buryo bw'umwuka babihindura ibyo gutegereza agakiza mu buryo bw'umubiri. Bahise bimuka bava mu mwuka bajya mu mubiri. Bamwe batangira kubara ubukene bwabo, abandi batangira kubara inzara, abandi batangira kubara ko nta muntu bafite ubavuganira, bamwe batangira kuvuga inzego, mbese batangira kwirepeta, batangira no kujya inama, baravuga bati ubwo azaza dushingiye ku gihe twamwumvise nawe twamutegerereje n'amakuba twaboneye muri uku kumutegereza, buriya naramukaje twebwe nk'abantu bamubaye hafi, twatinze tumusenga, twatinze tumuvuga, naramukaje azaza aje kwimura ubwami bw'Abaroma, noneho aza twimike twebwe tuba abacamanza. Bamwe batangira kuvuga ati naza shingiye ku gihe tumaranye nzaba meya, undi nawe ati naza shingiye ku ntuntu watezwa nzaba uwo umurenge, undi ati naza njyewe nubwo ntize menshi ariko akagari nzakayobora, undi nakavuga ati kubwo icyizere nanjye ngirirwa muri karitiye nzaba uw'umudugudu, undi ati ntacyo njyewe nubwo bimeze bityo nazayobora n'isibo, undi ati ntacyo
niba mwayobora amasibo musangira umunyamakuru. Baricara rero barategereza. Mu kumutegereza bamutegereza gutyo. Uyu Yesu dusomye turi kubona hano, igihe cyarageze araza nk'uko byagize gute byahanuwe. Yesu azaza. Imana ishimwe. Noneho igihe kigeze bisaba ko abageraho ngo atihagera, kuko yarakenewe, mbese muri make abantu bari bakeneye Yesu ku rwego, kuko kuva kera ibibazo byabagaho buri muntu yamutegereje ku rwego yararimo. Umushonji yamutegereje nk'uzaza kumugaburira, muri aho ariko uwize yamutegereje nk'uzaza nawe akiyamamaza akabona ubwami. Donka buri muntu yamutegerereje mu rwego rwe, ariko abenshi bari mu mubiri. Akiza bose bahise bahurura baravuga ati uyu niwe twategereje. Ngabona abantu babaye benshi. Aravuga ati aba bantu bamenyereye gukorera mu kibaya, ntabwo ndabakoreshereza mu kibaya. Akora ikintu cyitwa kubatoza kuzamuka iki. Aravuga ati mwabwiririje mu kibaya, mubwiririzwa mu kibaya, mwizerera mu kibaya, ni nacyo cyatumye mutinze mu mubiri. Iyaba mwarakose muzamuka n'umusozi nabyo byari byiza. Ngo azamuka umusozi, ngo nabo bagenda bamukurikiye. Ngo bakimukurikiye rero, ngo ageze ahantu aricara, nabo babonye yicaye ngo baramwegera. Bamaze kumwegera, bamwe baravuga ati uyu ni uje. Atangira kubaganiriza. Ijambo rya mbere yavuze, Bibiliya iravuga ngo aterura iki? Ariko muraho, aterura ngo bamaze kwicara nk'uko mwicaye, bamaze gutuza nk'uko dutuje, abantu bategereje, abashonje bavuze bati uyu munsi ubwo twicaye nta muntu urya ahagaze, tugiye kurya. Abonye bicaye nk'uko mwicaye, ngo aterura amagambo. Yateruye kawunga? Yateruye iki? Yateruye kuba meya? Yateruye kuba umurenge se? Yateruye amagambo. Amina. Iri jambo kuriterura ifite imbaraga zo guterura. Naryo iyo uriteruye ukariterura naryo riraterura. Iyo uryizeye ikaba muri wowe, haleluya, ukariterura ukaryakira, naryo riraguterura. Ifite imbaraga. Imana ishimwe. Ngo aterura amagambo. Abantu bumvise ngo ateruye amagambo, aravuga ngo hahirwa. Akivuga hahirwa, abantu batangira kwibara imibare, bata amahirwe araje. Akivuga ngo hahirwa, ashiraho abakene. Abakene bahise bumva ati nukuri kw'Imana. Nari mpagaze ndicaye, ntagiye nigeze numva bavuga ko umukene nawe agiye guhirwa. Mu gihe twamaze, mu minsi turangije, none amahirwe ya mbere ahawe abakene. Mu gihe bavugaga ngo udafite azakwa n'icyo yari afite, none twebwe abagiye imbere na abakene. Batangira kubwirana tutega amatwi rero. Igihe twamutegerereje, aya mahirwe ntabwo araducika. Akivuga amahirwe, avuga ngo ahirwa abakene, baramutegereza, bamuhanga amaso, baramurindira. Ashizeho mu mitima, batangira guhunga mu maso. Barakonja bo mu mitima se umuntu yayishira umwana? Imitima se niyo myambaro? Imitima se niyo nzu? Imitima se niyo diplome? Imitima se niko kazi? Mu maso barahunga. Hirwa abakene bo mu mitima. Kibi kibazo buri ingorane dufite,
abantu ntabwo bategereje Yesu mu buryo bw'umwuka, abenshi bamutegerereje mu mibiri. Ni nayo mpamvu kwizera kuri kubana abantu guke, bagasengera Imana mu mibare no kuyihiga igomba gukorera, bakavuga ati niba itabikoze ntabwo iraba ari Imana, nibikora turemera kari iki, kari Imana. Yabona rero itabikoreye mu mibare nk'uko yashakaga, ahita asohoka akavuga bati ni ukubeshya. Yesu azaze. Hahirwa abakene bo mu mitima yabo. Aravuga ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari iki, ari ubwabo. Haleluya. Iyo usomye ijambo ry'Imana urisanga muri Zaburi ya 37 umurongo wa 19. Haravuga ngo abo bakene babakene bo mu mitima, bakeneye Imana, bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abo ngabo Bibiliya iravuga ngo ntabwo bazakorwa n'isoni no ku munsi w'ibyago. Ntabwo, nubwo wabareba ukabona bakeneye Imana gusa nta rindi terambere bafite, ariko Bibiliya iremera ko uko byagenda kose no mu gihe cy'amakuba ntabwo Imana izabareka. Kabiri ikavuga ngo niyo haramuka habaye n'inzara ntabwo bazapfa, ngo kuko n'ubundi byo batekerezaga by'umubiri abantu babatekerezaga batabifite, Bibiliya iravuga ngo nabo Imana izabahaza. Yesaya aravuga ati nimujya muvuga mweruye, mubibwire abantu, mubisobanure, mubibwire abantu bamenye neza yuko umukiranutsi w'Imana, haleluya haleluya, amen, abo nabo, abo ngabo nabo bazabaho, nabo bazagera gute, nabo uburyo batunga abantu bakagubwa neza biturutse mu kuyizera no kuyiringira. Haleluya. Imana ishobora gutunga umuntu kubwo kuyizera akiranuka. Dawidi yaravuze ngo njye nari umusore ngera ku rwego rwo gusaza sinari nabura umukiranutsi Imana imuretse. Imana ishimwe. Ndavuga uyu murongo wa 16 wena turebe ukuntu turezima aya magambo. Ageze kuri uyu murongo wa 6 aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Buriya urebye abantu babasha kubamo mu matsinda runaka cyangwa mu bice runaka cyangwa mu itorero, basanga inzara ibatera guterana atari yo gukiranuka. Wavuga ati gute kandi umuntu yaje? Bibiliya iravuga ngo nibemera bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu. Ukareba rero uburyo umuntu ugomba kubuhagaze, ukareba uko uteye, ukareba ibyo ukora, ukareba uko ugenda, ukareba uko wifata, ukareba uko ubana n'abantu, ugasanga nta mwanya ujye ubona wo gupfa gusa gucyumweru. Uraterana nk'uko abandi baterana, ariko kugira ngo uze guhuza ibyo wumva n'ibyo ukora bikakunanira. Uyu muntu yagaragara ko afite inzara n'inyota byo gukiranuka? Ntabwo bishoboka. Abantu bashobora kugira inzara zitandukanye. Umuntu yagira inzara yo kuririmba ariko adafite inzara yo gukiranuka. Umuntu yagira inzara yo kubwiriza ariko adafite inzara yo gukiranuka. Nigeze kujya ahantu hamwe muri paruwasi ya Korwe, mageze noneho ngiyo mwivuga butumwa, mura n'umuntu arambwira ati turagutegereje, ariko n'ahantu hamwe gutya ivuga butumwa uzanye nutaza kureba ukuntu washyiramo akantu kaza gutuma amafaranga aza, uragenda n'amaguru. Arambwira ngo uragenda n'amaguru. Ndamubwira utubundi cyamaguru kije n'amaguru. Iwacu nta pine y'imodoka ribayo, nta nigare, nta n'umuntu utega nigare. Iyo umbwira ngo n'amaguru murayaca nari kubabara, ariko ubwo unyemereye ko amaguru murayansigira, ndavuga Imana nindangiza nzataha. Ariko nimukomere. Yarasi ngo inzara nzanye ni y'amafaranga. Yarasi ngo inzara nzanye n'amafaranga. Naramubwiye ati wacu ntabwo twakuriye mu mafaranga, ariko dutunzwe n'amafaranga. Ntabwo twakuriye mu mafaranga, ariko tugira amafaranga. Nigeze mbabwira ibiryo turya mu rugo nkareba ukuntu ndya. Nukuri kw'Imana ni amafaranga, 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 amafaranga. Ariko wajya kureba hava ukareba n'imirimo ugasanga bitahura. Ariko twese turya iki? Duha Imana icyubahiro. Amen. Turya iki?
mukiranutsi w'Imana azabeshwaho nuko yizeye. Uku gukiranuka ntabwo ari ibintu bipfa kuza. Nicyo cyatumye Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibi bintu ngiye kukubwira ntubizigame, ndabizi narabikubwiye, nawe warabimenye, nanjye nabiciyemo, nanjye nabigezemo, n'ubu ngubu mbirimo. Aramubwira ngo nabaye mu buzima bukomeye bwo kwitoza kugira nabi, nabayeho nitoza kurenganya abantu, nabayeho nitoza kurenganya itorero, nabayeho nitoza kurenganya abakozi b'Imana, nabayeho ndenganya. Uwo mwitozo narawukoze, n'Abaroma barabizi. Natojwe kurenganya, ndarenganya ngeze naho bica bamwe mu bakoreraga Imana. Uwo mwitozo ndawukora, ariko nagejeje ku musozo mbona kwitoza ko mu buryo bw'umubiri kugira umumaro muri biki. Mwambere Imana amashyi. Imana ishimwe idutoreza mu mwuka. Aramubwira ati noneho rero maze kumenya ko kugira umumaro muri biki, Imana yaramfashije, yohereza Yesu turahura, arampindura, anoza kubaha Imana. Uku kwitoza kubaha Imana kwangiriye umumaro. Aramubwira ati nawe rero niko nagutoje, ariko ibi nkubwiye nawe ugenda ubyibutse bene data, ngo nubabwira ibyo uzaba ubaye umugabura mwiza w'iby'Imana, utunzwe n'amagambo yo kwizera. Abatunzwe n'ijambo ryitwa kwizera mu Imana icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Aramubwira ngo nuko rero ujye wirinda, hari abantu bagira amagambo y'imigani y'abakecuru n'iy'abasaza. Iby'igihe cyashize by'iwabo bakabizana mu itorero, iby'igihe cyashize by'amagambo babagamo bakiri abapagani bakabizana, ngo ibyo bimeze nk'imigani y'abakecuru. Ni y'abakecuru. Yesu ndasaza ni muzima. Aramubwira ngo witoze kubaha Imana wowe, kuko kubaha Imana bifite isezerano rya none n'irya kera ryo mu gihe kizaza. Iyo umuntu habanye n'Imana afite inzara n'inyota byo gukiranuka ku rwego rw'ubuzima abandi babayemo, nawe abaho agategereza kuzabona ijuru nk'uko abandi baritegereje. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Niba muri kwitoza imyitozo itandukanye, mushyiremo kwitoza Imana. Abantu bari kwitoza kuba nka Sabi, bakajya bavuga nka Sabi. Abantu bakitoza nka bigiyo bijya. Ni ukuri kw'Imana. Nabonye abakobwa bari kwitoza, akazana telefone ye akajya ayishyira imbere gutya, akajya agira iminwa akifotora, yabona bitari byo akongera guhengeka akitoza. Yarangiza hari abantu ibintu nagiye mbona mu bintu by'amataki, noneho harimo abakobwa benda bacugusa amabuno bakagira gutya, sinzi no kundi bagira. Noneho nawe namubonye ahantu ni hafa, mbona nawe afata telefone atangira gucugusa, akajya agira gutya, akabona ntibiri kugira, akitoza. Yatangiye saa 10 yitoza, agera saa 11. Ukuri kw'Imana. Mbona byamunaniye, mbona agiye gushaka undi mukobwa, aramuzana mugenzi we, abwira ati ujye umfasha, ujye ungirira, ngiye kugira wowe ufate ugigira. Akajya kitoza. Nabonye ari banze kugenda, niba ari nka minsi simbizi, mbese yagiye atoza, akitoza ukuntu umuntu ashingura, akitoza mbese byaramuvunnye. Mana yatangiye yitoza, waba akajya afotora inyuma, wabona wari kwitoza ukuntu ashobora kugenda. Mbese muri make byaramuvunnye. Mana byaramuvunnye. Yaritoje, namona sha nawe wananiwe nta kutagize, ariko uko kwitoza gufite umumaro muke. Iyo kutagusize wanduye, kugusiga ujyari iwanyu. Ariko muraho Batisha yitoreje muri pisine, akajya yoga ntabashe gushyira igitenge hano, akajya yitoza kukizamura, akajya yitoza kugeza ubwo igitenge cyazamutse kigera hano, akajya yitoza ukuntu ajya afata utuza agatugira gutya, nta muntu atatekereza ko umuntu yamureba, akiri kwitoza kwiyuhagarira ahantu abantu bareba, arabitoza. Dawidi ngo nuko yanatambutse areba, abona uwo mwitozo ntabwo wamukozeho. Kwitoza k'umubiri kugira umumaro, ariko kwitoza kubaha iki? Umuntu ashobora kwitoza imyitozo igendanye n'igihe turimo, ariko ikazamusiga habi. Bifurije kwitoza kubaha iki? Kwitoza kubaha iki? Hari abagabo bitoza kunywa nkeya bikarangira bambaye ubusa. Hari abakobwa bitoza kujya bavugira kuri telefone
mbese utuntu akajya asomera no kuri fone kugeza ubwo ibintu bimujemo, kuko yagiye yitoza kuvuga ayo magambo y'amajwi. Uwo mwitozo ukamukura n'iwabo ukamujyana n'ahandi yajya kwitoreza akavayo koko yuzuye. Kwitoza kubaha Imana gufite umumaro muri byose. Uyu muntu witoje kubaha Imana ashobora kubaha Imana ikabana nawe no mu gihe kizaza akazabona ubugingo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbese ukeneye guhuza ibyo uvuga n'ibyo ukora, ntabwo byapfa kuza ngo bikugweho, nabyo ni ukubyitoza. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ukumva rikoze ku mutima wawe, uhita uvuga ati niki nakora. Utangira kwitoza mu kwihana, kavuga ati narahemutse, nagiye nitwara nabi, nagiye mvuga nabi, nagiye ngenda nabi. Iyo umaze kubitekereza uhita ubwira Imana ati Imana mbabarira. Nawe urumva imyitozo ufite ishobora kuba ari y'umumaro. Niba atari y'umumaro, haguruka dusenge Imana, Imana itwigishe kongera kwitoza kuyubaha. Niba harimo umuntu urimo wumva yakwitoza kuba nk'umukristo, akitoza gusenga nk'umukristo, akitoza kuririmba nk'umukristo, akitoza guhanura nk'umukristo wuzuye, nahaguruke dusenge. Imana igumugisha, Imana igumugisha. Umuntu ashobora kwitoza kuririmba ariko kwitoza gukiranuka bikamunanira. Umuntu ashobora kwitoza gucuranga ariko kwitoza gukiranuka bikamunanira. Umuntu ashobora kwitoza kubwiriza ariko kwera imbuto bikamunanira. Nabyo birashoboka. Numva twabwira Imana ati Imana, turi ku ishuri, turi kwitoza kumenya gusoma no kwandika, ariko bishobora kurangira uyu mwitozo tutawugezeho impanda ikavuga. Ariko abitoje gukiranuka aho baba bari hose impanda yavuga bakazamuka. Reka dusaba umushumba azadusengera Imana. Nawe niba ukeneye kwitoza kubana n'Imana ukiranuka, uhaguruke. Ntabwo ari byinshi tuvuga, isi iri kudusiga, iminsi iri kugenda, ariko hahirwa umuntu uba maso, hahirwa umuntu uba maso. Imana nidukomereza amaboko mu izina rya Yesu, amen. Imwe abafite icyo cyifuzo duhagurukire imwe twinginga Imana. Twaje imbere, twaje gushaka, twaje dukeneye bwa bukene bwo mu mitima tumaze kwigishwa, tubugaragariza Imana ko tukeneye ko ari dutoza tugasa nayo. Mana yacu nziza, uri mu buturo bwawe bwera bw'ijuru, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza watugabiye. Abagabo, abagore, abasore n'abakobwa bacu ndetse n'abana batoya twaje twizanye, nta wazanye undi, twese ubukene ni bumwe. Twaje kumva uvuga, twaje kugutega amatwi kuvugane natwe. None uyu mwanya uvugiye mu ijambo ryawe, uravuze ngo hahirwa abashavura muri ubu buzima bwa none, bashavuzwa n'ibiriho. Niko abaririmbyi batubwiye ngo bararizwa n'ibikorerwa mu nzu yawe mu minsi ya none. Bararizwa nabyo uko abantu bitwara. Jambo ryawe naryo ribisubiyemo, riravuze ngo abashavura abo bazahozwa, abagwa neza nibo bazaragwa igihugu, si abanyamahane, si abanyentambara. Mwami, uravuze ngo abagwa neza mu mitima yabo uzabagabira ubwami, uzabagabira igihugu. Kandi abakenye mu mitima yabo, abakeneye gukiranuka, abakeneye Imana, Mwami, nabo ngo uzabaha igihugu kandi uzabahaza. Turagushimiye ku bw'aba bose bahagurutse bakeneye gukiranuka, bakeneye kwitoza umwitozo mwiza wo gukiranuka muri ubu buzima bwa none, gukiranuka aho abandi batabishobora, gukiranuka muri iyi minsi y'ubuhenebere, muri iyi minsi abantu bafite ishusho yo kwera ariko bakabihakanisha ibyo bakora. Aba bahagurukijwe no kugusaba ngo Mwami ubashigikire, ubafashe muri uyu mwitozo wo gukiranuka, bagukiranukire none uzasange bagikiranuka.
mwami dushoboze twebwe twese, turakwinginga ngo udufashe kandi unadufata ukuboko utuyobore mu nzira nziza yo gukiranuka, kandi uzayidusangemwo. Mu gihe abandi batera umugongo inzira yawe, mu gihe abandi babitera umugongo, dushoboze twebwe kubiharanira, dushoboze twebwe kubigira, dushoboze twebwe kugucira bugufi, kugira ngo mwami dukiranuke nk'uko nawe wakiranukaga. Urakoze mwami kuko ubitugabiye, ubiduhe twese dushoboze mwami Imana yacu kugukiranukira, kwitoza uyu mwitozo mwiza, kuko dusanze ngo uri mu isezerano ry'ubuzima bwa none ndetse n'ubuzaza. Abagukiranukira mwami ubitayeho, ubahanze ijisho bakiri mu isi, ndetse no kugeza ku munsi uzaza kuducura, uzaba ukibirigiye. Komeza utugirire neza, turakwizeye, kandi ukomeze kudufasha. Abumvise iri jambo ryawe bagiye kurishira mu bikorwa, ubashoboze, ubatize imbaraga, ubaha amaboko, ubahe kuguhanga amaso, ubahe kukwiringira mwami Imana yacu, ubarangaje imbere nawe bagukurikire. Urakoze, turagushimiye kuri byose mu izina rya Yesu, amen.